ariko ni Imana y'imbaraga nyinshi. Twabonye imbaraga z'amafarashi, twabonye imbaraga z'amagare, twabonye imbaraga z'amakamyo apakiye ibintu bikomeye, twabonye imbaraga z'amato apakiye ibintu bikomeye akagenda, twabonye imbaraga z'ibintu byinshi cyane, twabonye abantu bafite imbaraga bakoze imyitozo ikomeye bakaba bafite imbaraga zihambaye. Abo ni abantu, izo mbaraga zabo ari imbaraga z'abantu, ari iz'ifarashi, ari iz'ibikorwa n'abantu bitandukanye, ibigendera ku butaka bo mu isezerano cyangwa mu kirere bifite imbaraga. Imbaraga zabyo zose zijya zirangira, ariko hari Imana ifite imbaraga zitarangira. Haleluya! Imana ifite imbaraga zidashira, ni imbaraga zabayeho, ni imbaraga ziriho, ni imbaraga zizahoraho. Haleluya! Buriya kuba dusenga Imana, kuba dusenga iyo ngiyo ifite imbaraga, kuba dusenga iyo ifite ubushobozi, kuba dusenga iyo ngiyo itananirwa, ihorana ububasha, ihorana imbaraga, itagicika intege. Biravuze ngo ni Imana y'imbaraga nyinshi. Iyo ngiyo ifite imbaraga nyinshi, ikimenyetso cy'uko ifite imbaraga nyinshi kirahari. Haleluya! Reka mugaragaze ibimenyetso bikurikira. Icya mbere ni uko yo ubwayo yihagije. Yaremye ijuru ntawe igishije inama, irema isi ntawe igishije inama, irema ibigenza amaguru ku butaka ntawe ibajije, irema ibiri mu mazi, irema ibikururuka, irema ibigenza amaguru abiri, irema ibigenza amaguru ane. Irangije iravuga iti reka ndeme umuntu. Irema n'umuntu, imuhumekeramo umwuka, arahumeka. Ubwo ndashaka ngo ikigaragaza ko ifite imbaraga nyinshi, icya mbere ni ibyo yaremye. Ariko igitangaje ni wowe yaremye. Haleluya! Yaguhumekeyemo umwuka utarangira, utagira iherezo, umwaka ugashira, uwa kabiri, uwa gatatu, uwa kane, n'ubu uracyahumeka kubera Imana. Yesu ashimwe cyane. Haleluya! Buriya ntihazagira ikigutera ubwoba. Umwuka uhumeka Imana niyo yawishyuye, nta wundi. Niyo yawutanze, nta wundi. Niyo yawugushyizemo, nta wundi. Burya nta n'uwawuhagarika, ntawe ubifitiye ubushobozi, keretse isaha y'Imana, igihe cy'Imana nicyo kigera. Iyo kigeze ugaragara. Hari ibindi bigaragaza ko ari imbaraga, ari Imana y'imbaraga. Nibyo yakoze, ariko hari ibyo ikora muri iki gihe. Ibyo ikora muri iki gihe nabyo biratangaje cyane, ariko ibitangaje ni ibyo yankoreye. Nawe niba hari ibyo yagukoreye uvuga ngo amen. Hari ibintu bitangaje Imana iherutse gukora, hari ibintu bitangaje Imana igiye gukora, hari ibintu bitangaje Imana yakoze. Kuba wumvira ijambo muri aka kanya, kuba uriteze amatwi yawe akiryumva, acyumva, ni igitangaza. Hari abo mungana batacyumva, amatwi yawe yamaze kwangirika, ariko Imana ishimwe kucyumva. Haleluya! Nta nakuma wambaye mu gutwi gatuma wumva, nta na operasiyo bagiye kuzakura mu matwi yawe kugira ngo uzumve. Urumva kubera Imana. Iyo ni imirimo y'Imana ikomeye, ni igitangaza cy'Imana. Uracyumva. Kuba undeba ndimo nkubwira iri jambo, amaso yawe akireba, ni igitangaza. Hari abantu barwaye amaso, bafite ubumuga bw'amaso, hari abantu badashobora kubona nk'uko ureba, ariko Imana yaguhaye amaso. Imana iracyakora. Hari ibintu byinshi byari kwica amaso yawe uyu munsi ukaba utareba, ariko Imana yarakurinze, irinda n'imboni z'amaso yawe, yarakoze. Haleluya! Ibyo bigaragaza ko ari Imana y'imbaraga nyinshi. Amaso yawe buriya hari ikiganza cy'Imana cyatwikiriye. Niyo mpamvu ibiyatokoza n'ibyari kuyica byari byinshi, ariko Imana yarayarinze. Imana ishimwe. Hari ikindi nanone, ingendo zose wakoze ugenda n'amaguru, n'imodoka, n'iki zitandukanye, n'indege, n'ubwato, ugenda n'igare, ugenda ingendo zose wakoze, ariko Imana ishimwe ko ari ingendo wakoze uzikoresha ibinyabiziga runaka zagenze neza. Ari izo wakoze ukoresheje amaguru yawe, byo biratangaje. Kuba amaguru yawe akiri mazima ni imirimo y'Imana. Imana y'imbaraga nyinshi niyo yarinze intambwe z'ibirenge byawe. Kuba amagufa yawe akiri mazima
nibyo Dawidi yavuze muri Zaburi, aravuga ngo Imana irinda amagufa y'umukiranutsi ntihagire na rimwe bivunika. Imana ishimwe ko yarinze amagufa y'umubiri wawe. Ndimo ndavuga ngo ni Imana y'imbaraga nyinshi. Haleluya. Imbaraga z'Imana nizo zarinze amagufa yawe. Ibyari kuyavuna byari bihari. Ibyari kuvuna ayo magufa uyu mwanya ukaba ufite ubumuga, kandi niba unafite ubumuga cyangwa se warabwigeze cyangwa Satani yarabuguteze, icy'ingenzi ni kimwe gikomeye, nuko hari imbaraga z'Imana zarinze amagufa yawe. Nubwo haba haravunitse rimwe, ariko wasanga Satani yarashakaga ko havunika 5, ariko Imana yarinze amagufa yawe. Haleluya. Tuvuge n'ibindi. Wenda nuko wambaye agapfukamunwa udashobora guseka, kuba ufite amenyo ni igitangaza. Ni igitangaza. Imana ishimwe. Haleluya. Ntacyo ushobora no guseka wambaye agapfukamunwa ukavuga Imana ishimwe ko wampaye amenyo. Amen. Haleluya. Imana ishimwe ko yarinze ayo menyo mu kanwa kawe. Ibyashakaga kuyakura byari byinshi, none umwaka urashize ataravamo, akiri mu kanwa. Imana ishimwe ko yarinze amenyo yawe. Ni Imana y'imbaraga nyinshi cyane, ni Imana rurema. Bivuze ngo ni Imana yaremye, niyo yaremye niyirema. Muri ibiriho byose niyo yabiremye, n'ibindi bitariho bigomba kuzabaho niyo yonyine yabiremye, niyo yonyine izabirema. Imana ishimwe. Bibiliya yavuze ngo ihamagaye isi uhereye aho izuba rirasira ikageza aho rirengera. Imana ni Imana ihamagara isi, ni Imana ihamagara. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ni Imana ihamagara abantu ikabatoranya, ariko wibaze ngo noneho ni Imana ihamagara isi ikayumva. Kubera iki ihamagara ikayumva? Kubera iki ihamagara isi ikitaba? Imana iratangaje. Igihe kimwe yigeze imbwira ngo nzabwira isi, kandi nitumva, niyibwira ntiyumve, nzayitegeka. Ntuzayitegeka ute? Irambwira iti byaremwe bwo byose n'isi yose ni njye wayiremye, kandi iyo negetse ngo inyeganyega iranyeganyega. Burari ibyo wize mu ishuri ukabyumva ngo isi ngo iragenda, ariko ninde uyigendesha igira amapine? Isi irazenguruka. Kavuga ngo bigenda byize muri siyansi ko isi izenguruka, isi irazenguruka. Ninde uyizengurutsa? Ese ninde uyigendesha? Ninde uyerekeza iburyo cyangwa ibumoso? Ninde uyitwara iburasirazuba cyangwa iburengerazuba? Ariko ijambo riratubwiye ngo mpamagara isi uhereye iburasirazuba ukageza iburengerazuba ikanyitaba. Haleluya. Rero ntuzabipinge cyangwa ngo bigaye ku isi yagenda, kuko uwayiremye ni witegeka. Ni witegeka. Ntabwo ari igitangaza ku isi yagenda. Birashoboka ko yagenda kubera ko uwayiremye yayishyizeho ku buryo ishobora kugenda. Utarabyize cyangwa utabizi ushobora kubishidikanya, ariko niba amazi agenda kandi ari ku isi, n'isi ishobora kugenda. Ariko ikinezeza cyiza cyane ni uko niba igenda tutumva ko igenda, tukayibaho tugenda. Nabyo buriya ni ikindi gitangaza. Kuba waba ku isi igenda utumva ko igenda, ariko wowe ukagenda kandi ukamenya ko ugenda. Reka mbabwirire ijambo ry'ubuhanuzi. Hari ibintu byanze kugenda ku buzima bwawe, ariyo mpamvu wari uvuga ngo nta kigenda ntibigenda, ariko bikaba bigiye kugenda mu izina rya Yesu. Haleluya. Icya kabiri, hari ibintu umwanzi yazanye ku buzima bwawe, Imana igiye gutegeka bikabuvaho bikagenda mu izina rya Yesu Kristo rikomeye.
bitajyanwa n'ikindi, bijyanwa n'imbaraga z'Imana ibitegeka. Imana iyihamagaye isi irayumvira, iragenda ihamagara isi uhereye iburasirazuba, uburengerazuba kitaba. Bibiliya yatubwiye ngo kuri Siyoni aho ubwiza butagira inenge, ngo niho Imana irabagiraniye. Imana irarabagirana. Haleluya. Hari igihe turirimba ngo Imana ni nziza cyane, Imana irarabagirana. Yesaya we yaranditse abwira Abayisiraheli arimo abahanurira, aravuga ngo byuka urabagirane kuko umucyo wawe uje kandi ubwiza bw'Uwiteka bukaba buje bukurasiye. Amen. Haleluya. Amen. Bivuga ngo kurabagirana kw'Imana kurahari. Imana irarabagirana kandi igihana abantu bayo kurabagirana. Imana ishimwe. Amen. Iyo Bibiliya ivuze ijambo ngo kurabagirana, bivuze ubwiza butangaje cyangwa se ubwiza burenze, ubwiza buruta ubundi bwiza, bukitwa kurabagirana. Haleluya. Amen. Ubwo rero nibwo Bibiliya yavuze ngo Imana yacu ni Imana irabagirana, ni Imana nziza cyane. Biravuze ngo irakeye. Haleluya. Amen. Irakeye, ni nziza, iratunganye, iraboneye ahantu hose, ifite ubwiza butangaje tutabwiriza, tutakwigisha, tutasobanura, ariko twavuga mu buryo bworoheje ubwo abantu bakumva gusa ko ari Imana nziza. Haleluya. Haleluya. Amen. Ni Imana nziza. Reka mubwire iki ngiki, hari igihe uhitamo kubana n'umuntu kubera kubona ari umuntu mwiza, ariko reka mbabwire iki, mu buzima bwawe ndakwifuriza, ndakwinginze, ndagusabye uzabane n'Imana nziza yonyine, kandi uzahitemo kubana nayo, kuko iyo muzumvikana muzanashobokana ibihe byose, bitewe n'uko ni Imana nziza ihorana ubwiza kandi budahinduka. Ariko niwubaka ku muntu ngo hari umuntu mwiza nahisemo ko mbere inshuti, oya my friend, ejo azahinduka, ejo ashobora gukora ibintu bibi, ukajya uvuga ngo naribeshye, iyo mbimenya. Oya, bana n'Imana nziza, wegerane n'Imana nziza, uhorane n'Imana nziza, uzajya unayibwira uti Imana nziza we, erega ndagukunda. Haleluya. Uyikomera amashyi ubwire ngo Imana nziza we, inshuti yanjye, aya mashyi ni ayawe. Haleluya. Kandi uyakome, nta pasiteri, nta muhanuzi, nta muvugabutumwa ubikubwiye, wowe ubwawe uyibwire ngo uri Imana nziza, urera, urarabagirana, uratangaza, urahambaye, ndagukunda, uri inshuti yanjye, uri umubyeyi wanjye, niwe muvandimwe. Haleluya. Numvise wa muri bya 35 mu Gakiza avuga ngo ni Yesu wangize ku muvandimwe we. Imana ishimwe cyane, yararasobanukiye abavandimwe icyari cyo, yararasobanukiye inshuti icyari cyo, yarabizi yuko abavandimwe mwavukana bakagenda ugasigara wenyine, ariko aravuga ngo ni Yesu wangize ku muvandimwe we. Imana ishimwe. Yesu arandika muri Yohana, Yesu aravuga, aza kuba ati sinkibita abagaragu kubera ko umugaragu atamenya ibyo shebuja atekereza, ati ahubwo muri inshuti zanjye nimukora ibyo Data wo mu ijuru ashaka. Yesu atwita inshuti. Buriya reka nze nkubwire, ushobora kuba ufite n'igikomere watewe n'inshuti, cyangwa se ubona nta nshuti ufite, ariko gira Yesu inshuti yawe, kuko Yesu warabizi kuri inshuti. Niwe wari ukeneye kubimenya, umenye ko hari inshuti yitwa Yesu. Haleluya. Noneho ugendane n'iyo nshuti, ubane n'iyo nshuti, nawe ujye umubwira uti inshuti yanjye Yesu, inshuti yanjye Mana, inshuti yanjye Mwuka Wera, kandi uharanire kutababaza ya nshuti yawe, uyubahe, ugendane nayo. Iyo mugendanye ntigusiga, ntigutererana, ni inshuti nziza. Haleluya. Haleluya. Ni umukunzi mwiza cyane. Nushaka umukunzi mwiza uzishakire Yesu. Yesu ashimwe cyane. Ariko kandi ikindi, nushobora kuba inshuti na Yesu, bizakorohera kuba inshuti n'abantu.
Yesu ashimwe cyane. Kuko nuba inshuti na Yesu numeze nka Yuda ntazakubabaza, uzaba ufite umutima wa Kristo. Haleluya. Nuba inshuti na Yesu ukagira inshuti imeze nka Petero, umunsi umwe kakwihakana ntabwo uzababara. Uzajya uvuga ngo inshuti yanjye Yesu. Umunsi umwe umugabo basangiye bagendanye witwa Petero yaramwihakanye. None se igitangaza kuba nanjye umuntu yanyihakana, kavuga ko tutaziranye, kavuga ko tutiganye, ko tutakoranye, ko tutigeze tubana, ko ntaho duhuriye, ko ntawanze. Uzajya uvuga uti n'inshuti yanjye Yesu byayibayeho. Reka nze mbabwira, ubundi niba mwafataga Bibiliya ijambo ry'Imana ukayisoma ukayiha agaciro, nta kintu na kimwe biriya birirwa bavuga. Hari ibintu byambabaje, hari abantu bambabaje, ni ukutamenya. Nimumenye ukuri, ariko Yesu kuri kuzabatura. Niyo mpamvu rero uwo mukunzi mwiza ari we Yesu Kristo, ubana nawe ibihe byose, utajya ugutererana na rimwe. Iyo ari kumwe nawe, iyo ari mu ruhande rwawe, iyo aganira nawe ku manywa cyangwa nijoro. Reka nze mubwira, hari igihe ushobora gukenera kumva ijwi ry'umugore wawe, ry'umugabo wawe ari kure cyangwa ari iki, nturyumve. Ariko iyo ukeneye kumva ijwi ry'Imana, uvuga ngo Mana ndashaka kuganira nawe. Imana iraza ari nijoro mukavugana, Imana iraza ari ku manywa mukavugana, iraza ugenda mukavugana. Haleluya. Njye naganira nte n'Imana? Imana irabyiteguye kuganira nawe, yiha umwanya gusa. Yiteguye kuvugana nawe, kugira ibintu isobanura, kuguha icyerekezo, kukuganiriza no kukugira inama. Irabishoboye. Ikindi Bibiliya yatubwiye, yavuze mu ntego turiho, iravuga ngo Imana yacu izaza ye guceceka. Reka mvuga amagambo atatu n'ubundi dusenge, byaribyo byose arahagije. Haleluya. 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 Yesu ashimwe cyane. Nari ndimo mbabwira ko Yesu ari umukunzi wacu. Nkuko muri byavuze ngo nabonye umukunzi mwiza yarankunze namuzi yamfatishije umugozi ariko urukundo rwe isongoyi zezaneye kubipata rwose teguwe nawe n'uwanjye unezite kandi uteguwe nawe n'uwanjye unezite kandi Yesu teguwe nawe n'uwanjye unezite kandi yasange n'uwe teguwe nawe n'uwanjye unezite kandi ukanye n'uwe teguwe nawe n'uwanjye unezite kandi nabonye umukunzi mwiza byose arabisha ajyanira rwose unzirijyanisha kumuhanga maze iteka bizangiza intege uciye ubwoba nyuma nzataba uciye ubwoba nyuma nzataba. Imana yacu, Bibiliya tubwira ngo Imana irinda Abisiraheli. Imana y'Abisiraheli, Imana irinda Abisiraheli, ihora iri maso
ntisinzira. Imana yacu ntisinzira. Haleluya. Ikindi nanone, Imana yacu, muri byo yaravuze ngo Imana yacu irakomeye cyane, ikora imirimo ikagaragara, si nk'ibigirwamana, si nka Bayali, si nka Ashtaroti, si nka Dagoni, si nka Nyabingi, si nk'iz'abarangi basenga, si nk'iz'abapfumu. Imana yacu, haleluya. Oh, haleluya. Imana yacu irarwana ikanesha, ntigineshwa. Imana yacu irashoboye, ishoboye ibintu byose. Imana yacu itanga ubuzima Satani ashaka kubutwambura, ikabuduha, ikavuga ngo baho, yavuga ngo baho ukabaho. Iyo ni Imana yacu. Ambara ukaberwa. Haleluya. Yewe Mana we, n'ibitarakwambika uzabibona. Ibyo mvuga itarakora ku buzima bwawe uzabibona, kuko irabikora. Imana yacu irabikora. Imana yacu igutuza ahantu, ikagushyira ahantu, ikagucumbikira ahantu, Mana we, haleluya, haleluya. Turashimira Imana. Hari umuririmbyi wavuze ngo turashima Imana yuko twavugiye ku ngoma y'Umwami Yesu Nyirimbabazi. Iyo tuvuka ku ngoma ya Satani, none tuba twihebye. Refurika avuga ngo Yesu tumukunde cyane, Yesu tumukunde cyane, Yesu tumukunde cyane, Yesu tumukunde cyane, kuko yatwitangiriye. Haleluya. Ninde wakwitangira? Ndimo ndavuga ngo Imana yacu niyo yonyine ishobora kukwitangira. Niyo yatanze Yesu, niyo yonyine ishobora kukurwanirira, niyo yonyine. Imana yacu, Imana yacu icecetse abantu bagira ngo ntizi kuvuga. Imana yacu itarimo gukora bagira ngo ntikora. Imana yacu itarakwana bagira ngo ntizi kurwana. Imana yacu itaratabara bagira ngo ntibishoboye. Ariko wihagurukira, haleluya, irabikora, bagatangara bakumirwa. Buriya n'ibitarakuvuganira tuza, izakuvuganira bamenye ko ariyo none bivuze. N'ibitarakurwanirira ceceka, irarwana iteye ubwoba, irenze intare, irenze inzovu, iratangaje. Izakurwanirira mu rugo rwawe babimenye ko yahageze. Izakurwanirira abantu bamenye ko yahagurutse kurwanira Imana. Imana, Imana, ngenda nabibonye. Imana yarandwaniriye ndabibona, yarandwaniriye ndayibona. N'ubu yarwaniriye itorero ndabibona. No mu gihe cyatambutse yarirwaniriye ndabibona. Yarwaniriye umuryango wanjye ndabibona. Yarwaniriye urugo rwanjye ndabibona. Yarwaniriye ubuzima bwanjye ndabibona. Haleluya. Abo yarwaniriye duhaguruke dutere haleluya. Imana yacu, Imana yacu, Imana yacu. Haleluya. Yakavuga ijambo rya kabiri ryavuze ngo izaza, izaza, azaza nazati, izaza, 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 izaza. Tujya tuvuga ngo Yesu azaza, ukaririmba ngo iraza ibigenze neza, ukavuga ngo iraza kugira ibyo ikora, ngo iraza gushyiraho inzira. Ariko iyi zaburi iravuga ngo izaza, izaza. Imana yacu izaza, nize mu rugo rwawe, nize, izaza ku bashomeri babona akazi, iraza yagera ku ngumba zikabyara na Hana yarabibonye, iraza yagera hameze nko kwa Aburahamu na Sara bafite imyaka 90 bageze mu zabukuru ikabaha
nizihagere, nizihagere. Ni wowe uyu munsi umeze nk'ahantu Elisa yageze ngo akasanga hari amazi arura, washarira, wagasanga ubutaka bwaho butera, ayo mazi arumbya. Ni wowe ukora bikanga, ugatera imbuto ikanga, ibintu byose ukoze bikanga, ukarumbya nyine bikanga. Ariko ngo Elisa ahageze, Mana yo mu ijuru we, Imana nize ihagere, nizigere mu byawe. Reka mbabwire ikindi, ije gukiza, uretse no gukiza indwara, hariho n'igihe yaje iherutse kuza ijya ahantu bita i Betaniya, irasanga umugabo witwa Lazaro wari wapfuye, iramuzura. Ije n'abari bapfuye irabazura, ukuntu itangaje. Ariko haleluya, ije gukiza indwara irabikora neza cyane, nta ndwara n'imwinanire. Ije Mana we nizi gukize, ukeneye kwiza gusa. Haleluya. Ibya gatatu ndashaka kuvuga ngo ntizaceceka. Twebwe yaduhaye inshingano zo guceceka gusa, ngo nimuhagarare gusa mwicecekere. Bakristo bana b'Imana mwicecekere, kuko iyo ngiyo nizagira gute atura ngo ntizaceceka. Satani n'abademoni barabizi ko iyo ushakuje uba ubashyigikiye, ariko barabizi ko iyo ushakuje nako iyo utuje, iyo ucecetse Imana ikora. Wowe iyo ushakuje uba urimo ushyigikira Satani n'abademoni, vuga ngo byacitse, kabaye, ndapfuye, birandangiranye. Ariko iyo ucecetse wakundi gake gusa, wowe ukicecekera, uravuga ngo nimwihagarire gusa muceceke, murebe agakiza Uwiteka ari bubazane. Vuga ngo iyo ucecetse Imana iraza. Haleluya. Mwihagarire gusa muceceke. Turi ku ijambo rivuga ngo ntizaceceka, Imana ntizaceceka. Nubwo abantu bayicecekesha ntizaceceka, nubwo abantu bakumva wenda basakuriza cyangwa barashaka ko itavuga, ariko izavuga. Yo ntabwo izaceceka, kandi abashaka kwiceceka izabacecekesha. Aha, ibintu by'Imana, reka nkubwire, Imana irareka ibintu n'abantu bikavuga, igaceceka, bikavuga, igaceceka. Ariko yahaguruka, aho yahagurukiye ikabitegeka byose, igaceceka. Mureke Imana ivuge, mureke Imana ikore. Haleluya. Biraba ngo Imana yabwiye Abisirayeli kuzenguruka Yeriko, iravuga ngo nimuzenguruke mucecetse, kuko ngo guceceka, Mana mu ijuru, bagombaga kugenda batekereza uburyo Imana bambukije inyanja nta rusaku, bakibuka ukuntu yabagaburiye Mana, bakibuka ukuntu yabatabaye bikomeye bageze imari, ikabaha amazi yo kunywa, bakibuka imirimo yayo bacecetse nta rusaku, bakibuka iby'Imana yakoze byose, urugendo rwose rwo mu butayu. Iravuga iti muceceke mutekereze imirimo yanjye gusa, muceceke, ngo mwituze no mu byiringiro niho Imana igikorera. Ariko iravuga ngo ku munsi wa nyuma noneho rero muzavuge, muvuze amakondera, muvuze amabubura, muvuze ishako, muzasakuze mutere hejuru, Yeriko izahera ko iriduke. Reka mbabwire iki ngiki, ntabwo Yeriko yarituwe n'urusaku nk'uko abantu bamwe bashobora kubitekerezo. Icya mbere cyarituye Yeriko, yarituwe n'Imana. Icya kabiri iriturwa n'igihe, kuko ku nshuro ya karindwi cyari igihe cyayo cyo kuriduka. Bureka nzamubwire, niba unasenga usengera Yeriko ngo iveho, kugira ngo izaveho, izavanwaho n'Imana. Icya kabiri izavanwaho n'igihe. Icya gatatu cyatumye Yeriko ivaho, ni umugambi Imana yari ifite ku Bayisirayeli. Kubera iki? Nta kintu gishobora kurogoya umugambi w'Imana ku bantu bayo, irawurwanirira byanze bikunze, bagusohoye. Haleluya. Gusakuza bivuze iki? Gusakuza no kwango ni itangazo, muzavuge bimenyekane ko Yeriko ivuye, kuko nimukomeza guceceka abantu ntibazabimenya.
isi ntizabimenya, amahanga ntazabimenya, ahubwo kuri iyo nshuro ya nyuma muzasakuze, abanyegiputa bose, abantu bose batari bazi yuko Yeriko igomba kuvaho bamenye yuko ivuyeho, abahivi n'abayebusi bamenye yuko Yeriko ivuyeho. Bazabwirwa n'iki? Nuko musakuza. Impamvu tuza tugatera hejuru tukabyina tukavuga yangiriye neza, haleluya. Bamwe bakavuga ngo kubera iki Imana njye utarangira neza nka David, nka runaka uri hariya uvuga ngo wamugire neza, ariko humura, ineza y'Imana si ya David wenyine, ni y'abatuye isi bose, ni abemera Imana bose, nawe iraza kukugeraho, haleluya. Tujya turimba tukavuga ngo narayibonye ababisha bangose. Iyo igihe kigeze neza y'Imana biragaragara, haleluya. Barayibonye Imana ikora imirimo ihambaye, ikora imirimo itangaje. Twari turi ku ijambo rivuga ngo Imana yacu izaza ye guceceka. Imana ibahe umugisha. Imana yacu mukomeze muyizere, muyubahe, mukomeze muyikunde, muyikorere. Icya kabiri, izaza gukiza, iraza kukugirira imbabazi, iraza kukurengera no kugutabara, izaza. Icya gatatu, ntizaceceka. Duhaguruke dusenge. Imana ibahe umugisha. Winginga Imana, ubwire Imana ngo Mana rero, Mana yacu, Mana ikomeye, Mana twemera, Mana twubaha, Mana twizera, Mana dukunda, Mana dukorera. Ni Imana itangaje, ni Imana ishobora byose. Nizi gukize, nizi kurwanirire, nizi kuburanire, nizi kuvuganire, nizi gucira inzira hatari inzira, nizi hindura amateka. Abakeneye kwiza nitwizamura ibiganza tuyibwire ngo Mana ngwino. Nizi kugirira imbabazi, nizi kwambika imbaraga zo kunesha icyaha, nizi kubabarira ibyaha byose wakoze. Imana nize mu rugo rwawe, ihavane buriya bukene, ihavane ariya marira, ihavane agahinda, ihavane inabi yariri mu rugo rwawe. Imana nize mu kazi kawe, nigukize inyatsi, nivane inzara mu rugo rwawe, niyishyura ariya madeni. Imana nize, izaza ye guceceka. Dusenge. Urakoze Mana kubw'ijambo ryawe twumvise, turagushimira kuvuganye natwe iri jambo muri aka kanya. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Twumvise ijambo ryawe rivuze ngo Imana yacu izaza ye guceceka. Mana yacu, Mana yacu, Mana ikomeye, Mana isumba byose, Mana ya Aburahamu na Isaka na Isiraheli, Mana yacu, Mana dukorera, Imana ituye mu ijuru, Imana irabakirana, Imana itangaje ihambaye. Uyu mwanya turakwinginze nguze, uzubabarira abantu ibyaha, uzuca intambara zishire, aya makubu yamareho, urengera abantu bawe, urwanya ibyabarwanyaga, utabara ubwoko bwawe, hanagura abantu amarira. Yesu ngwino, uzugere mu ngo zabo, uzugere mu buzima bwabo. Ijambo ryavuze ngo uzaza, uzugere mu kazi kabo, uzuhure n'ibyabarwanyaga, uzugere mu mibiri y'abari barwaye, uzugere mu bugingo bwabo, uzuha abana imbaraga. Yesu uzaza. Uyu mwanya turakwinginze nguze, uyu mwanya turakwinginze nguze mu mitima, uyu mwanya turakwinginze nguze mu bitekerezo, uyu mwanya turakwinginze nguze mu mibiri y'abantu, uyu mwanya turakwinginze nguze mu ngo z'abantu, abantu bubatse nguze mu ngo zabo, uze mu miryango yacu, uze mu itorero ryawe. Yesu uze. Urahari Yesu, turagushimiye kuje, turagushimiye kutari buceceke, turagushimiye kutari buceceke, turagushimiye kutari buceceke, turagushimiye tugiye gukora imirimo n'ibitangaza. Urakoze nyakubahwa Imana, senge ibyifuzo byose abantu bafite, ngo uzubikoreho, uzubisubize, uzurangize intambara barwanaga nazo, bigeragezo bamazemo igihe kinini ubibakuremo, ubatabare.
bacu. Urakoze nyakubahwa Imana, shimwe n'icyubahiro bikomeze ku ibyawe. Byose tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana ibahe umugisha, tuyikomere amashyi n'ayayo.